I listened to it every day for the last 8 years. And then when I met Billy, my heart just burst open. Umukunzi wawe agufasha igihe umukeneye cyangwa uhuye n'ibihe bikugoye. Bavuga ko urukundo rwihangana, ariko se ibaze ku munsi w'ubukwe bwawe utegereje umugabo maze nyuma bakakubwira ko atakije kandi nta mpamvu uzi yabimuteye kutaza. Ibi ni ibintu bikunze kubaho cyane, ariko wenda sinzi uko wowe wabyitwaramo. Ese nyuma aje kugusaba imbabazi wamubabarira? Sinzi, gusa ibi ni ibintu byabaye ku mukobwa Josie wategereje umugabo we Liam akamura ku munsi w'ubukwe bwabo. Byababaje buri umwe wese wari witabiriye ibyo birori, ndetse biba igisebo ku muryango wa Liam. Hashize imyaka 8, Liam yaramaze kuba icyamamare hose muri Amerika kubera ijwi ryiza n'indirimbo ziryohera benshi mu bakunzi be. Kubera ibintu yibuka byabaye mu myaka 8 yari ishize, yari afite ubutumwa akunda kumva kuri telefone ye mu gihe cyose abonye akanya. Yafataga telefone ubundi agakanda kuri telefone ye ntoya yari afite, agashyira ku gutwi akumva ijwi ry'umukobwa arimo asa nk'umubwira ibintu bisa nk'aho ari ubutumwa yamwoherereje. Gusa rimwe abyutse muri hoteli yari yarayemo, yabonye umukobwa imbere ye amubwira ko bararanye, ubona yishimye kubona ari kumwe n'umusitari. Uko yakomeje kuvuga amagambo menshi abyinaguraho, yakandagiye telefone ka Liam gato yari afite karangirika. Liam yahise agafata vuba ariruka asohoka muri hoteli ashaka aho yahita agakoresha. Uko yiruka, paparazi n'abafana niko bafotora, maze agera ahantu bakora telefone abasaba ko umuntu umukorera telefone ye aramuha $10,000 by'amadolari. Umugabo umwe yaraje arayimukorera, ariko Liam amusaba ko ayikora yitonze kuko hariho ubutumwa bumwe adashaka ko busibika. Imaze gukira yumvishe ko ubwo butumwa bukiriho niko gutaha. Ageze aho yarari yaraye arimo atongana na manager we, amubaza impamvu yirukankaga mu muhanda n'ibirenge. Gusa Liam arebye mu makuru asanga bari kuvuga urupfu rw'inshuti ye ya kera biganye ko yapfiriye mu mpanuka. Yarabaye cyane ndetse atangira gutekereza byinshi, niko gushaka imitwe yo gucika manager we ngasubira iwabo ku ivuko yari yarahunze imyaka 8 yose, kandi abonereho ajye gushyingura inshuti ye. Yicaye ku muryango w'urusengero arimo ahaguruka, yakubitanye na Josie ari kumwe n'akana gato k'agakobwa. Josie yarikanze ariko akomeza kwinjira mu rusengero. Papa wa Liam yari pasiteri, niwe wasengeye umurambo, maze nyuma y'umuhango wose Liam ataha iwabo kwa se, dore ko nyina yari yaritabye Imana. Nubwo imyaka yari ibaye myinshi, ariko se wa Liam yari akibaza ikintu cyahinduye umuhungu we. Gusa nk'umubyeyi yakiriye umwana we ndetse amuha ikaze mu rugo. Liam yatangiye kubona ko yari afite byinshi byo kubanza kwitaho kuruta kujya mu bimufitiye akamaro nk'amafaranga cyangwa kwamamara. Yari afite kubanza kwisobanukirwa, akagarura urukundo ndetse akigarurira abamukundaga n'umuryango we. Yaje gusaba manager we ko yamuha imodoka ndetse n'amafaranga. Manager we amubwira ko agomba kubanza akaza akajya kuririmba, dore ko bari babonye ikiraka. Liam yamubwiye impamvu ari iwabo kandi agomba kumwumva. Nuko manager we yahise amwoherereza byose yifuza. Liam yatangiye kunika amakuru yose ya Josie ndetse niko agenda ahura na benshi bari bamuzi. Icyamutunguye kurushaho nuko nyuma yo kugenda agasiga Josie, yari yaramuteye inda akaza kubyara umwana w'umukobwa, akamwitira izina rya mama wa Liam ari ryo Billy. Liam yarigaye cyane ndetse ajya gutonganya papa we impamvu atamubwiye ko afite umwana. Se yamubwiye ko yakoresheje uburyo bwose ndetse akageza no mu bitaramo bye byinshi, ariko akamwigezayo nkaho atamuzi ndetse yamuhamagara ntamwitabe. Liam yumvise ataye umutwe abura icyo akora. Yatangiye kujya ajya kureba Josie ndetse bwa nyuma aza kumusaba ko yamwemerera akabonana n'umwana we. I want to see Billy. Sign here, please. Look. She's my daughter too. Josie, whether you like it or not. Josie byaramugoye, ariko nyuma aza kugishamo inama umwana we nimba yumva ashaka kubona se.
Josie yaratunguwe gusanga Billy yari yaramaze kumenya papa we kuva umunsi ahura na Liam ku rusengero ndetse no muri shop ya nyina. Billy yamubwiye ko yabonye ari umuntu mwiza kandi byaba byiza amutumiye bagasangira ibya nimugoroba. Bari gusangira Liam, Billy, Josie ndetse na musaza wa Josie. Billy yasabye papa we ko bajyana mu cyumba akajya kumwereka urukwavu. Bagiranye ibihe byiza, amubwira ko yakundaga kumva indirimbo ze mama we ari kuzumva. Nyuma Billy yamusabye ko bamenyana kurushaho ndetse kandi amusaba ko umunsi ukurikiraho yazaza kumutwara ku ishuri. Josie we kubera umujinya yari agifitiye Liam yumvaga adashaka ko yakomeza kwinjira mu buzima bwabo, ko n'ubundi aho bageze nta ruhare rwe na rumwe bigeze babona. Gusa Liam yanze gucika intege, abikora batabishaka ariko arakomeza. Yagiye gufata umwana ku ishuri, bahita bajya iwabo kwa Liam, maze Billy asaba ko yamucurangira. Hashize akanya Liam na se bahuze, bumva imirya y'inanga ivuzwa na Billy mu buryo budasanzwe, bose barikanga bibaza ahantu yabyigiye, nawe ababwira ko yabirebaga kuri se ubwo yari ari kubikora. Liam yahise amusezeranya ko agiye kuzamugurira gitari. Yes? All right. Liam yaje kubaza Josie niba Billy yari asanzwe avuza gitari, ariko nyina nawe biramutungura kukumva abimubajije. Billy yatangiye guhuza ababyeyi be gake gake, ndetse Liam nawe atangiye guhindura byinshi iwabo byari byaratangiye gupfa, ubona ko ibyishimo bitangiye kugaruka mu muryango. Rimwe Billy ari burare kwa se yaramubajije impamvu yasize nyina. Hey Liam, can I ask you a question? Yeah. Why'd you leave my mama? Liam ntiyari afite icyo avuga, ariko nanone yari afite icyamuteye. Niko kumubwira ko mu gihe ari mu rukundo yari muto wo kudafata inshingano, ko yirebagaho ubwe, kandi ari cyo gihe nanone yari atangiye kumenyekana mu buhanzi bwe. Amaraso y'ubuto yatumye yangiza byinshi. Liam yongeye gutsindira umutima wa Josie gake gake, yaje kumusohokana bitangazwa mu binyamakuru, dore ko ariho yatangaje ko Josie ari umukunzi we, maze bisakara hose. Josie yari yishimye kubona uwo yakundaga ndetse na papa w'umukobwa we amugarukira. Mu gitondo Billy arimo afata ibyo kurya na papa we, yariye byinshi bimufata mu muhogo, maze bose barahurura kuko bose bari bazi ikibazo agira, ndetse bagira ubwoba ko yaba agiye gupfa. Liam yari yigiye ku ruhande yumiwe, atarasobanukirwa ibyo ari kubona. Gusa ariko nawe bimusubiza inyuma, yibuka ubwo mama we nawe yari mu bitaro afite ibimenyetso bimwe nk'ibyo Billy yari afite ako kanya. Liam yumvishe agize ubwoba, ajya kwiyahuza inzoga mu kabari, maze musaza wa Josie amusangamo kumwihaniza kureka umwishywa we kuko yari ari hafi gupfa kandi amuri iruhande, kuko umubyeyi agomba kuhaba amasaha yose. Yamubwiye ko ataribagirwa ibyo yakoreye mushiki we, agatuma ahangayika, kandi ko ari we wamufashije ngo arere umwana we, none we akaba aje kwangiza buri kimwe. Liam arimo aganira na se, yamubwiye ko adakwiye kubabarirwa kubera ibyo yakoze. Liam yabonye ko atabibasha, maze yandikira akandiko gato papa we amubwira ko amaze kubona ko atari mwiza kuri bo kandi azamusezerera. Haba Billy cyangwa nyina, iyi nkuru ntiyabashimishije kuko bo bari baramaze kumubabarira. Liam yasubiye mu muziki, yongera kubona n'abafana be bari bamukumbuye. Arimo kujya mu gitaramo, yakomeje kubona ibinyamakuru byanditseho ko Liam yabonye umukunzi, akumva umujinya uramwishe. Manager we yakomeje kubona ko atameze neza, niko gukomeza kumubaza ikibazo afite. Liam yamubwiye ko adatuje kubera ibintu byabaye ari kumwe na Billy, ko yari kuba yapfuye kubera we. Manager we yamubwiye ko nta muntu udakosa, ahubwo icy'agaciro ari ikiba nyuma yo kumenya ikosa yakoze. Yamubwiye ko agomba kubereka ko ahari ku bwabo, kandi amubwira ko Josie amukunda, agomba gusubirayo akamureba. Liam yitekerejeho, hashize akanya asaba ko indege yahagarara.
Liam yasubiye kureba umuryango we gusa ari ku kibuga cy'indege yongeye gufata agatelefone ke yakundaga kumvaho ubutumwa Josie yamwoherereje nyuma yo gupfa k'ubukwe bwabo, aho Josie yagize ati bite Liam, ni Josie, naguhamagaye inshuro nyinshi gusa n'ubu sindamenya impamvu wansize ku munsi w'ubukwe, sinzi niba nzanayimenya, gusa ndifuza ko waza kumpamagara, nutabikora kandi ndisezeranya ko ntazongera kuguhamagara, ndaza gushaka uburyo bwose nkomeza kubaho ubuzima bwanjye, gusa ndashaka kumenya icyo uzansubiza, nzahora nkukunda Liam kandi uzahora uri uwa mbere kuri njye, ufite umutima wanjye iteka. Liam amaze kumva iyo message bwa nyuma nawe yifuje kuyisubiza maze nawe ati bite Josie, ni njye, bimfashe imyaka 8 ngo nsubize ino message, icyo mvuga ni uko nahoze mbyifuza, gusa namenye ko nkeneye kumenya uburyo musubizamo impamvu nakoze ibyo nakoze, ariko ubu mfite uburyo. Urabona mama wanjye niwe wari urukundo rwanjye rwa mbere kugeza ubwo naje guhura nawe, twari abana ariko iyo ntekereje ko umunsi umwe byashobotse nkakubura nk'uko nabuze mama, umutima wanjye wanze kubyakira, narirutse ariko sinari kurekeraho Josie. Message wanyerereje nariyumvishe ndetse buri gihe kugeza ku myaka 8, ubwo nahuraga na Billy umutima wanjye wongeye gufunguka, natekereje ko ntari mwiza kuri mwe ariko ngiye kumara ubuzima bwanjye ndi mwiza kandi sinzongera kuba saint ntabafite iruhande rwanjye. Liam yaje kureba umuryango we bongera kuba umwe. Liam n'umukobwa we Billy baje kuririmbana indirimbo bise Finally Home, ndetse bwa nyuma na nyuma ubukwe bwabo burongera burasubukurwa ndetse buritabirwa.